hobe inshuti zacu zakadasohoka hobe mwe mwese mwahisemo gushyira kuri chaîne yacu y'ijana n'icyenda n'iya 420 kuri Star Times cyangwa chaîne ya 392 kuri Canal Plus. Ngewe rero batashye cyane nitwa icumu ry'ubucunzi ziragucuka abacuzi bacuze umuheto wanjye suwa vuba n'ubukombe naburamvuye imwurire mu nyana z'inyambo ndabanyamahanga bakurikiye nagera hitegere mu mpinga ibwana cyambwe membe nkazihuza ngakora mu mutana nk'abacumita icumu ry'indangagaciro na kirazira mu rubavu ndumuhunga Imana yagabe inganzo imushimye nayo imugira inganzwa nitwa Tuyisenge wakabandana kakarake kankundi ingoma iwacu turabasinga ndi n'umwuzukuru w'abacyaba ninge rero ubatashye cyane ninge ugarutse mu kiganiro intango y'ubumwe intango isomwaho n'umugabi Gasimu ndi narabibabwiye intango y'umuco intango tugomba guterekera uyu muco kugira ngo twese tujye dusomaho bisose iyi ntango rero iri mu bibindi rwose mu bibindi by'amoko yose kandi iri mu bibindi binini bigari niyo mpamvu mugomba buri umwe wese nabibabwiye kujya muzana ibitsibo byanyu kugira ngo tuzikure mu rukano mu kibindi kingana gutya cy'urukano ubundi tukajya tuzishyira mu bitsibo gahoro gahoro kugira ngo buri wese agacuma k'umuco gasakare kave hano kagere hirya no hino. Numvise mwarakunze ko mbanza kubabaza aho mukurikiye intango muherereye. Uri gukurikira intango uri mu nzoga za Rubingo. Ukurikiye intango uri ku kivumu cya Mpushi na Nyarenga aho hose hano mu nduga ngari ya za Gisari na Kibanda uri igihinga n'igihindamuyaga uri Rugobagoba uri mu nkoto za Kinyambi uri ku Masuka uri ruguru hariya ku ijuru rya Kamonyi kwa Mazimpaka aho yahungiye nzababwira aho byaturutse kugira ngo Mazimpaka ajye gutura ku ijuru rya Kamonyi ibyo byose hanyuma se uri hehe uri mu kahe karere uri mu kahe gace aho kuri kintango uri mu ruhengeri rw'ibihunge uri mu ruhengeri rw'umurera uri hagana he uri mu bugoyi bwo kwa uri mu bugoyi ruguririya kwa Bantuza aho uri rero ubwo ndashaka kuhamenya ndagira ngo munyemere rero ibyo byose tuzajya tugenda tubibazanya nibyo tugende tunaganira abantu mwese muri ku Cyamutara mbatashye cyane abantu mwese muri hano hirya ku Gaseke mbatashye cyane abantu mwese muri kaje vuba mukaje vuba hagaki nta nubwo mukazi mbatashye cyane rero abantu muri hano i Kigali mu Bwanacyambwe bwo kwa Nkuba ya Nyabakonjo niwo mwami wa nyuma ubwami bw'Ubwanacyambwe muraho murakoma abantu mudukurikiye mukorera hano hafi y'iki kigabiro we kiri hano mu Giporoso murakibona hariya hari hubatse ingoro ya Nkuba ya Nyabakonjo kiriya kigabiro mwabonye kimeze kuriya cyabaye inganzamarumbu nike ubwo rero dushatse twajya tunavuga ko ari ku Mana yo kwa Nkuba ku Mana yo kwa Nkuba ya Nyabakonjo ariko kubera ko Imana ziterejwe ngo kiriya kireke kuba ikigabiro kibi cy'Imana haracyari ku kigabiro nakiriye rero abahungu n'abakobwa beza we iyi ntango nakubwiye ko izajya isomwaho nande narababwiye munyemerere rero twimakaze ihame tumuhereho we atwibwire. Murakoze cyane amazina yanjye nitwa Nyampinga Colombe Olga nkaba ndi umwanditsi nkaba ndi n'umusizi nishimiye kuba hano. Nyampinga Colombe Olga yemwe uyu mwana somo wagwiza tunga ubwo muraza kutubwira muciye ku mbuga nkoranyambaga urumva umwana witwa Nyampinga Colombe Olga ubwo nanjye uri wanjye nakongera hope hanyuma hakurya hariya mu rundi ruganiriro bafite undi mwana w'umuhungu nawe wibwire di. Nanjye nitwa Benimana bene u Rwanda bene ihirwe bene umugisha kizure izira bakuru n'abato inshungure y'umusenga inshungure rero imindatwa mu ngando zose ndagahimbaza mu kindakangara tete ndagaterera nzamba ndumurage w'u Rwanda ndishema nkabishyaka ndumuhanga nkabimba n'umuswa nkitwa inka ndicyo utazo utamenye nditegeko ndigihame mu bayobozi ndi ku ruhembe mu bihembo ndumudende mu bihano ndi hazabu mu babuye ndizahabu ntacyo ntari cyo nk'umuntu
hari n'abanyita bene imari banyitirira bene imandwa cyangwa bene ingango kandi bene imana nkitwa bene inganje umuhungu wa karimbanyi karuhunga ndi rwa mbere ukabarera barera ba bihutu bya nzirumbanje ya rusesera Rwanda bahimye ndi indirimbo y'urukerereza nkitwa bene imana murakoze cyane. Dominico Savio harya muri bamwe bizera Dominico Savio yakoze ibiki harya niwe wabaye ngo umutagatifu akiri umwana Dominico Savio actually uyu munsi ni nabwo tumwizihiza uno munsi kuri no tariki ni ukuvuga ngo nimba witwa Dominico muri iki kiganiro muri iki kiganiro mpagarariye abadominikani ni ukuvuga ngo nimba witwa Dominico Savio yagutumye iki se Dominico nta kindi hantu umusibye abana kuko bijyanye n'uko yari umutagatifu w'umwana n'ubundi ibyo byose bijyana n'abana kuko niwe ari bamwe mu batagatifu bakeya babayeho ari abana bamwe mu bantu babaye hafi cyane ya Don Bosco kubera ko ari mu batagatifu barezwe na Don Bosco nyuma ya ba Archimedes ati abo bagiye babana ndetse n'abandi gusa we akagira umwihariko w'uko yari muto bishoboka yapfuye ari muto icyo umwihariko akunda kugira mu batagatifu bose ndetse no mu bana barezwe na Don Bosco nuko ni ukuvuga ngo urabona gutya umuntu aba afite orphelinat abana iki byose urabona Don Bosco yasabye abana kumusaba icyo bashaka bandika ku dupapuro buri wese yandika ibyo ashaka nshaka ibi arababwira ati gerageze mwandike ibyifuzo byanyu nzagerageza kubyuzuza ariko umwihariko wa Dominico Savio waje kuba ko yamwandikiye ku gapapuro ati ndifuza ko uzangira umutagatifu Don Bosco abirebye aravuga ati ibintu biratandukanye abandi bana banyandikiye ibifatika imodoka imigati imyenda iki ariko umwana ungana gutya ku myaka iyi mike bigeze aha akansaba kuba umutagatifu bigenda gutyo birakura kugeza ubwo yaje gupfa donc ataraba umuntu ukomeye mu by'iyobokamana gusa azwiho no kuba yarashinzwe umuryango wa Dominique Savio yabanje gushinga Immaculée de Conception hanyuma n'indi yagiye ibyo bintu bijyanye no kuri uyu munsi ntekereza ko tubaye tubigiyeho ubwo nyine ibyo bireka nuko twari tukurijeho ko abadominikani bose ndabasuhuje baranakubona we uyu ni umunsi wacu pe ubwo se nituva hano ubwo wenda ntekereza ko turava hano ntekereza ko niba hari umudominikani muzi niba hari umuntu witwa Dominico Savio muzi ibyo ari byose nanjye abo tuziranye ubwo dufitanye amagahunda nyuma ubwo turaza kujyana murahurira hese sha ntabwo habura hanyuma rero twinjire neza mu kiganiro ko nyine nakaba gaciyemo kugira ngo tuganire n'abana batoya cyane b'abanyarwanda bato bakiri urubyiruko tugiye kuganira ku muco wo kwandika sibyo umuco wo kwandika ese kwandika bigira uruhe ruhare mu iterambere muri rusange si iterambere ry'umuco ahubwo kwandika bifasha iki niyo mpamvu iyo bibi by'umuco gusa mba natumyeho bene imana kubera kariya gatabo bangana ariko natumyeho na Oruga ufite kinini igitabo kinini nyine ariko kiri no mu rundi rurimi tugiye kurebera hamwe rero ese ubwanditsi muri rusange bufite uruhe ruhare mu iterambere muri rusange mbere na mbere rero tutarinjira muri ibyo turi televiziyo y'urubyiruko abana batoya baba badukurikiye ubundi mbere na mbere duhere kuri bo kwandika ni iki n'iryari bavuga ngo umuntu ni umwanditsi umuntu bamwita umwanditsi iyo yandika ibimuvamo agaragaza amarangamutima ye ndetse n'ibimurimo guca mu nyandiko nikoze buriya se nk'urya rukundo rwa bene imana ko hari utuntu amwandikira tw'amarangamutima tumuvuyemo buri munsi akamwohereza ubutumwa burya nawe ni umwanditsi oya buriya ntabwo twamwita umwanditsi buriya umwanditsi inyandiko yawe iba ifite nabyita intego cyangwa se icyo iri gutanga cyangwa se nk'ubushishozi n'icyo uri kugaragaza wanyuzemo kugira ngo ugire uwo wereka kugira ngo nawe naca muri icyo kintu azabone ko hari uwamubanjirije wakinyuzemo
bityo ntabwo wandika gusa kubera amarangamutima ngo nakwishimiye ndakwandikiye gusa, ahubwo nandika hari intego, hari n'icyo ntigutangaza byafasha uwo ndi kwandikira. Yego, ubwo niba nsobanukiwe neza, umwanditsi ni umuntu wandika usohora amarangamutima ye, ibitekerezo bye ariko ku ntego runaka. Yego. Wowe urabyumva ute? Ntekereza ko nsa nk'utandukanye na Colombe ho gato, kubera ko ntekereza ko n'uwo muri iki kiganiro yitwa Nyampinga. Nyampinga, ntekereza ko uwabashije kwandika wese ashobora kuba umwanditsi, ahubwo ubwo abanditsi bakaza kugira inzego na jare, kuko wanditse uba wanditse. Ubwo ntekereza ko icyo nakita umwanditsi ni umuntu wese uba ushobora gutekereza mu buryo mbega budasanzwe, kuko akenshi twandika ibitekerezo, twandika ibituvamo nk'uko Nyampinga bivuze, ariko ni bake bashobora kubihindura inyandiko nyine bikava mu mutwe bikajya mu nyandiko. Bamwe no muri bo noneho inyandiko zikaba nziza kurusha izindi, zikazamo ubuhanga budasanzwe. Ubwo ntekereza ko uwandika wese, wabashije kwandika wese, namwita umwanditsi. Aho yakwandika hose, aho yakwandika hose, kereka tugiye muri ibyo bice nyine by'abanditsi, abanditsi bibi, abanyamakuru, abanditsi b'iki, ibitabo. Kubera ko no mu banditsi hari uwo usanga ashoboye kwandika ibi, ashoboye kwandika indirimbo ariko ntabwo ashobora kwandika ikinyamakuru, ashoboye kwandika ikinyamakuru ariko ntabwo ashobora kwandika ikinamico, ariko bose baraza bakitwa abanditsi. Ubwo rero abadukurikiye mumaze gusobanukirwa noneho nyirizina y'icyo kwandika ari cyo. Reka rero noneho twinjire, n'ubundi turi mu ruhare nyine rw'ubwanditsi mu iterambere. N'ubundi hagati aho wowe niko ubibona? Ngewe ndi hagati. Umwanditsi umusobanura gute? Uyu munsi mwebwe nimwe muri gutanga ibitekerezo, icyo ndi gukora ndi guhuza ibiganiro byanyu. Ariko ntagiye hirya kure, sinjya kure y'ibyo aba banditsi bavuze, ko njye sindagera ku rwego rwo kuba umwanditsi. Ndagira ngo mvuge ko umwanditsi ni umuntu uwo ari we wese, ngewe ndi mu mujyo nk'uwa Colombe, uwo ari we wese usohora inyandiko, amarangamutima ye, ubuhamya bwe, inzira ye, kugira ngo ku ntego runaka. Kuko wanditse ibintu bidafite intego ntabwo wakwitwa umwanditsi. Icyo gihe wakwitwa nk'umuntu, sinzi ukuntu twamwita, ariko ni umuntu uwo ari we wese ushishikariye kunyuza ibitekerezo bye mu buryo bwanditse, kugira ngo nibura bizagira abandi bigirira akamaro. Uko niko ntekereza umwanditsi. Ni nk'uko rero Benimana yavugaga, abanditsi bamo ibyiciro, abanditsi b'ibinyamakuru, ariko yandika amakuru kugira ngo abantu bagire gute bayamenye. Wandika igitabo kugira ngo uvuge uti mu minsi iri imbere abana banjye bazagire gute, bazagisome, bazasoma imivugo irimo hano bimugirira akamaro. Hanyuma rero, mbere y'uko twinjira mu ruhare nyirizina, wowe wamenye ryari kuri umwanditsi? Byagusabye iki kugira ngo wandike? Ndabyibuka nkiga muri segondere, nakundaga kureba filime cyane. Ngo ni mu mashuri yisumbuye? Mu mashuri yisumbuye nakundaga kureba filime cyane. Noneho nazireba, sinzirebe gusa kubwo kureba ngo unezeze amaso yawe, ahubwo nkareba ndimo ndibaza n'ibyo bari gukora, nkavuga ntari ko hari yakoze kuriya akaba abigenje uko. Noneho nyuma ndavuga ariko wakwandika ibyo ngewe uko mbitekereza, uko wari uri gushyira ubwenge bwawe mu bw'abandi. Nari ndi kubivanga noneho reka nkori uko ubwanjye mbitekereza ndebe icyavamo. Nibwo natangiye kwandika, nandika inkuru ya mbere isanzwe, nyisangiza abanyeshuri twiganaga, babisomye barabikunda, bavuga ati ibintu ni byiza. Ndavuga okay, nibwo ari byiza, noneho reka nkomeze. Nibwo natangiye kujya mbahereza inkuru z'uruhererekane,
nkajya ngenda mbahereza agace kamwe buri cyumweru bagasoma. ubikunda utyo mba mbikunze. wowe byaje bite? njye byaje kera uvuga ngo ndibuka ko nko kuva muri primaire ngira ngo nimba amashuri abanza nimba ari nk'abantu batangiye gusoma kera rwose bazi akanyamakuru kitwa Hobe. Ndibuka ko natangiye nsoma Hobe ku itegeko rya papa ariko nza kubikunda kugeza ubwo byageze ku rwego ngira ngo kaguraga ibiceri 300 nakaguze ku rwego rwo hejuru nkagasoma buri uko gasohotse nkagasoma ngera ku rwego noneho nkahererwa ubuntu kuko nari maze kumera nk'ufata ifatabuguzi nyine ari njye muntu ukagura ku rwego rwo hejuru ubwo nkashikariza n'abandi kutugura bagasoma. Uburyo nasomye ibintu nasomye muri Hobe byankuriraga cyane gukomeza gusoma bituma mvugana ariko urumva hari nk'amashusho nagendaga mbonamo nkafata amashusho nabonye mu tunyamakuru nkongera nkayashushanya ku mpapuro zanjye ariko nkashyiraho amagambo yanjye bijyanye n'amashusho nabonaga. Donc ntabwo natekerezaga icyo bishobora kuzabyara. Mu by'ukuri ntiwatekerezaga? Ntabwo natekerezaga ibyo bishobora kuzabyara kugeza ubwo naje gusomamo umuvugo wa Rugamba Sipiriyani Ibyiruka ry'Amahero. Ibyiruka ry'Amahero umwana nabyiruye namureze mukunzi yabyirukanye ubwenge buvanze n'ubwana nkanibaza cyane ukazaba bikunze agakorakora nawe yatajya kubona ngo akurikize abandi akabaka iby'iwabo akabyita iby'iwacu nabyumvaga ntabwo mbishaka ubusambo sigeze ubukunzi atabeshya abayigira nabi. Papa arawunkundisha cyane uwo muvugo antegeka no kuwufata mu mutwe mufata mu mutwe hanyuma igihe kikagera mu ishuri twaba turi kwiga ikinyarwanda imivugo nkasanga ndi mu wa mbere bawufashe mu mutwe bazi kwisoma ariko bigeze muri segonderi ngira ngo hari nko mu gatatu mu mashuri yisumbuye nibwo naje kwitabira amarushanwa ya Andika Rwanda. Amarushanwa yo kwandika ibihangano byari ibihangano bigenewe abana batoya bo gusoma. Ayo marushanwa naje kwitabira ngira ngo igisigo cya mbere nanditse nicyo gitabo cya mbere nanditse ni nacyo gihembo cya mbere nakiriye. Ubwo nibwo nahise mbona noneho ko bya bintu nasomaga nanjye hari ibintu nshobora kwandika abantu bakazajya babisoma bijyanye n'uko icyo gitabo nanditse ari nacyo mfite hano. Twagishakaje mu mashuri abanza abana tubigisha gusoma mbona ko kwanza navamo umwanditsi ngenda mbyemera uko nandika ngenda mbyemera menyana n'abandi banditsi ndeba uko bikora nuko nemeye ko bya bintu byifitemo. Urakoze cyane ukomeje ku kintu cyiza cyane turaza kukigeraho ariko reka bari nacyo duheraho. Usubije inyuma uti Hobe ubona wasomye Hobe wari ukiri muto? Nari nkiri muto. Warayimenya ariko? Yego najyaga nyumva. Ni uruhero nta kahe kamaro Hobe yagize mu burezi bw'u Rwanda? Ese koko uburezi bw'u Rwanda aho bigeze n'ubundi turi kuvuga ku kwandika ntago abana batoya bakeneye akameze nka Hobe kugira ngo nibura umuco wongere wigishwe biturutse muri buriya buryo? Turaguheraho. Numva ko ari ngombwa ko hakongera kuza akantu kameze nka Hobe kuko bifasha kumenya ururimi ndetse n'umuco kubera ko urebye muri kino gihe abana bato bari kuzamuka abenshi ntabwo bazi ikinyarwanda neza. Ubu usanga n'ababyeyi banabigiramo uruhare ukumva ko kuba umwana wawe atavuga ikinyarwanda neza biguhaye nk'ishema cyangwa se ukabyishimira. Kuba azi igifaransa cyane kuba azi icyongereza cyane bigatuma n'umwana akura icyo kinyarwanda atagiha agaciro cyane. So ntekereza ko karamutse kagarutse byafasha ko abana batoya bazamuka bumva ururimi icyo ari cyo babasha no kurusobanura neza. Murakoze. Hobe usibye kuba ntaheruka kuyibona
buriya mba numva ko n'ubu ngubu igarutse njye ntajya nkomeza kuyitabira nkayisoma. Sinibaza impamvu ntakibona mu mashuri kubera ko abayisohoraga bo baracyahari Paroti Press. Gusa mu myaka ishize Paroti Press burya niyo yasohoraga Hobe. Niyo yasohoraga iriya ikorera Igikondo. Ikorera Igikondo kuko numva narajyaga nyisomaho, ariko ntekereza ko ubwo hazaga ni Nyampinga, akanyamakuru ka ni Nyampinga, bitewe n'uko yari y'abakobwa. Sinibaza igituma yari y'abakobwa ariko ntabwo abahungu bari bahejwe. Ariko rega mu buryo bw'igenamitekerereze niba umaze no kuvuga ngo ni Nyampinga, Rudasumbwa arabayisoma mu biki ashobora kutaza kugaragaramo, ariko hari byibura Hobe ntabwo yabuze ngo bibe 100%, kuko kari akanyamakuru ka ni Nyampinga nako karasakaye ku buryo wasangaga abana byibura baracyabona icyo basoma, ariko ntibikwiyeho ko Hobe iramutse igarutse bijyanye n'uruhare yagize, kuko benshi muri twe twarayisomye, dukunda gusoma, dukunda ibitabo, abenshi duhinduka abanditsi kubera Hobe. Ubwo bijyanye n'uko nakubwiraga, ntekereza ko iyo bitaba Hobe ntabwo mba ndi umwanditsi, kuko nicyo gitabo niko kanyamakuru nihariye nasomaga bitandukanye n'ibindi bitabo twabaga dufite mu ishuri. Uvuga ngo Hobe yagize uruhare runini cyane, uretse nanjye ndetse n'abandi bayisomye. Byaba byiza rero igarutse abana bakongera bakayibona, cyangwa se hakaza ikimeze nkacyo kugira ngo abana bakomeze gusoma urwo rurimi nyine rw'ikinyarwanda rwacu, birabafasha cyane. Uti abantu benshi bati ushaka guhisha umunyafurika amuhisha mu gitabo. Amuhisha mu gitabo. Ni ingingo muvugaho iki nk'abanditsi? Icyo navuga ni uko abenshi b'Abanyafurika, ntabwo navuga n'Abanyarwanda gusa, Abanyafurika benshi ntabwo bagira umuco wo gusoma. Dukunda ibindi, dukunda indirimbo, tugakunda ibigaragara mu mashusho, ariko gufata umwanya ngo ushake igitabo usome biba gake, kandi mu by'ukuri niho haba hahishe byinshi, kuko ibyo umuntu ashyira mu ndirimbo aba ari bikeya ugereranyije n'ibijya mu gitabo. Kuba wahisha abantu mu gitabo, kuba iby'ingenzi byose bihishe mu bitabo, mbibona nko ku bijyanye n'uko abanditsi muri ino si nibo bantu bakeya bagaragara, ariko abo bantu b'abanditsi abenshi muri bo nta nubwo baba bashaka kugaragara, kuko usanga akenshi bihugiye muri uko kwandika, ariko bijyanye n'ibitekerezo byinshi baba bafite, ibitekerezo byinshi bisohoka muri ibyo bitabo byabo, bivuze ngo ushaka kumenya ubwenge, ushaka kumenya ibyunguka, ibimufasha, niyo mpamvu ashishikarizwa gusoma ibitabo. Gusa ku Banyafurika ho usanga uwo muco ukiri mukeya, kuko niyo ugiye mu masomero, niyo ugiye aho bagurira ibitabo, ahubwo uhurirayo n'abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo nta nubwo abantu muhurirayo b'Abanyafurika ni bake, bigaragaza ko umuco wo gusoma uracyari hasi mu Banyafurika nyine, akaba ari niyo mpamvu iyo mvugo nyine igikoreshwa, bagashishikariza abantu ko ariho baduhisha, kubera ko dufite ubushake buke mu gusoma, ntabwo dushaka gusoma ibintu nk'ibyo. Uti Abanyafurika dufite ubushake buke mu gusoma. Nyemerera none twinjire nyirizina rero, kwandika ibitabo, umuco wo kwandika bigira uruhare ki mu gutera imbere kw'igihugu runaka cyangwa kw'abantu runaka? Nk'uko twabisobanuraga, ubwenge cyangwa se hari ibintu byinshi biba bihishwe mu bitabo, bityo iyo ugize ayo mahirwe yo gusoma, ukagira amahirwe yo kubona ibitabo runaka usoma, bituma hari ubwenge bundi ugira, cyangwa se ukagira kwaguka mu bitekerereze bitewe n'ibyo uba wasoma, bitewe n'ibyo uba wagaburiye ubwonko bwawe, niba ariko nabisobanura. Ubona ko hari ibintu umuntu yaciyemo
bityo ukavuga ati niba nanjye nabicamo cyangwa se ndi kubicamo uyu munsi, hari icyizere ko imbere yanjye hazagira igihinduka, hari icyizere ko hari ikintu nakora. Ku bantu basoma nk'ibitabo cyane cyane bya motivation cyangwa se bigusubizamo icyizere, bigutera imbaraga mu mitekerereze ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi, bituma babasha kubaho ubuzima bwo kudacika intege. Kandi buriya nk'urubyiruko cyane cyane kandi ubwo mvugaho, iyo ubaye ubuzima udacika intege bigutera kugerageza amahirwe menshi. Iyo biguteye kugerageza amahirwe menshi niho haza iterambere ry'igihugu muri rusange, kuko wagerageje byinshi uko byagenda kose hari igikunda, hari icyo ugiramo guhirwa bitewe n'uko utacitse intege kandi ugaburira ubwonko bwawe kurushaho umunsi ku wundi. Navuga ko gusoma no kwandika ni ikintu ukwiye gukora gihoraho kugira ngo ukomeze ugire ibyo wibwira muri wowe, ugire ibyo usubiza mu bwenge bwawe bwa buri munsi, bityo bikagufasha gutekereza byagutse ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo watekereje, bityo bigatera imbere igihugu cyacu. Ni gute rero wowe Benimana ubona kwandika biteza imbere igihugu runaka? ni ukuvuga ngo kwandika uko abantu basoma, uko abantu bava mu bujijuke bagasoma bakamenya. Ntekereza ko nimba hari ubukene bwa mbere igihugu gishobora kugira ni ukugira abaturage b'injiji batazi gusoma no kwandika. Ariko burya dufite abantu benshi bazi gusoma no kwandika, aribyo bibyarwa n'izo nyandiko n'ubwo bwanditsi nyine, igihugu cyungukira mu kuba buri wese noneho afite urugero runaka ashobora gutekerezaho, ibitekerezo bikaza bikaba byinshi, tukaza tukubaka igihugu bitandukanye n'uko uwo muntu utazi gusoma, uwo muntu udashobora gusoma ibyo byanditswe, nta gitekerezo cyisumbuye ku byo asanganywe ashobora kugira. Bivuze ngo uko dusoma kenshi twunguka ibitekerezo byinshi, twunguka ibitekerezo by'ahantu hatandukanye, twaza twabikusanyiriza hamwe bikavamo ikintu dushobora gukora cyubaka igihugu. Niyo uko mbyumva mu magambo make. Kuba rero kuba Abanyafurika, kuba abatuye bene kakara reka mvuge gutyo, uyu mugabane wacu Afurika badasoma, bigira izihe ngaruka rero ku hazaza h'umugabane? Navuga ko ingaruka ni uko tuguma ahantu hamwe, niba ariko nabyita, nta gutera imbere. Dushobora gutera imbere ariko ntabwo tugera twakagombye kugera mu gihe twasomye, kuko iyo wasomye nk'uko nabisobanuye mu kanya, ugira nabyita ubundi buryo usobanukirwa ibintu, ukavuga ati niba ibintu nabikoraga gutya, reka mpindure noneho mbikore gutya, birarushaho kuba byiza. Bityo rero iyo nk'uko Abanyafurika tutari twagira uruhare ruhagije mu gusoma cyangwa se umwanya uhagije mu gusoma, bituma hari aho tudindira twakabaye kuba tugera uyu munsi ariko twatahari, bitewe n'uko turi kubura uko gusoma. Kandi hari byinshi biba byishe mu gusoma, uko wakora ibintu, uko wacuruza bikagenda neza, uko wakora ibintu bikagenda neza, ugasanga yego urabikora ariko biri ku rwego rumwe, cyangwa se ugasanga uhora ku rwego rumwe imyaka nk'itanu. Ariko mu by'ukuri ugize uwo mwanya wo gusoma ukamenya ubwo bwenge ndetse n'ubwo buryo bundi wakoramo ibintu, wabikora bikaguka cyane mu gihe gito. Ariyo mpamvu tuguma tudindiye cyangwa se tukaguma ahantu hamwe, niyo twanatera imbere twagenda gake gake bigeranyije naho twakabaye tugera mu gihe twasomye bihagije. Ubona wowe kuba Abanyafurika cyangwa kuba umuco wo kwandika wacika bifite izihe ngaruka mbi ku mugabane wa Afurika muri rusange? Ubwo ni umuco wo kwandika gusa cyangwa n'umuco wo gusoma muri rusange? Byombi birajyana, bikajyanirana. Ubwo mbona ko duhereye no mu batubanjirije n'iki byose, iyo bakuganirije cyangwa se ubateze amatwi, wumva ko ibyo bagezeho, ibyo bakoresheje bubaka umugabane, bubaka igihugu, usanga ari ibintu bagiye bakura ahandi hantu. Ntabwo babikuye aho hantu kuko bagiyeyo bakamaraho igihe bakabibona, ahubwo ni uko basomye inyandiko zivuga uburyo ibyo bintu byagiye bigenda. Urugero, nimba tugiye mu buryo bw'intambara, impinduramatwara, iyo uvuze ngo inaha habaye impinduramatwara iyi n'iyi, usanga bene iyo mpinduramatwara bakubwira bati kuva twarasomye impinduramatwara y'Ubufaransa ya hehe byatumye impinduramatwara y'inaha muri Afurika mu gihugu runaka igenda gutya.
ubwo abazi amateka barabizi, ariko mbona ko uyu muco utagakwiye kuba ucika. Ntekereza ko bijyanye n'uko nari ndi gutega amatwi cyane Colombe, sinzi niba ntari buze gutana, ariko ntabwo umuco wakabaye ucika. Deja warumbajije gute? nari nkubajije kuko numva nshaka gusubiramo ibyo Colombe yari arimo arakubwira. niba ubisubiramo ariko wamugana, nari mbajije nti ese kuba umuco wo gusoma no kwandika wacika byagira ingaruka ki? Ingaruka bishobora kugira, ni ukuvuga ngo n'ubundi yari abivuze, cya gihugu ya sosiyete biguma aho biri, nta kintu kiyongera. Iyo twasomye, iyo banditse tugasoma, ibyo twasomye ibyo ari byo byose biri bishyashya mu mutwe wacu, twunguka ibintu byinshi bitandukanye n'uko tutasoma. Bivuze ngo nta terambere rishobora kugaragara hatabayeho kwandika, hatabayeho gusoma. Ibintu byose bishobora kuba, sinzi kuvuga ngo kuba lokale, icyo uko twabyita mu Kinyarwanda, bishobora kuba donc bishobora kuba ibyina. Ntabwo dushobora kumenya ibyisumbuyeho kugira ngo tugere kuri iryo terambere. Niba tudashobora gusoma inyandiko zikorwa ku burezi ngo turebe uburezi bw'ahandi uko bwateye imbere, ntabwo dushobora guteza uburezi bwacu imbere. Niba tudasoma inyandiko zikorwa ku buvuzi, ibitabo bikorwa ku buzima, kuki byose ntabwo dushobora gutera imbere mu by'ubuzima, mu by'ubuvuzi, kandi ubona ko uko twagiye tubikora byagiye bitera imbere. Ntekereza ko ni mu buryo bwose bw'igihugu, mu bintu byose, mu mikino, mu mashuri, ubuzima bwose bw'igihugu bisaba ko dusoma tukareba uko bimeze, uko babikoze, tukaza natwe tukapurika ibyo twasomye, ugashyira mu bikorwa, tukabishyira mu bikorwa, igihugu kikarandaranda. hanyuma ku gatabo kitwa kawe, agatabo kitwa Nkunda Inama, wakanditse mu 2018 bishyira 2019 muri amarushanwa Yandika Rwanda. Reka rero n'ubundi abadukurikiye wa mugani, cyane cyane abana, cyane cyane urubyiruko, bagirirwe n'amahirwe y'uko ukabasomera. Ni karekare? Ntabwo ari karekare, ngira ngo kari no kuri YouTube, abashaka kugasoma mu buryo bw'amajwi, kari mu buryo bw'amajwi na animation. Kubera ko abana benshi bakunda gusoma, iyo bakimenya gusoma burya bakunda umuntu basomera bakumva, nibyo hagera igihe. Kuri YouTube kitwa ngo iki? Kitwa Nkunda Inama n'ubundi. Nkunda Inama by Umusizi Benimana. Kadusomere n'ubundi, turasaba uri ku buhanga bw'ibyuma ubundi turebere kuri YouTube kugira ngo bize kujya binajyana, sibyo se? Nta kibazo rwose. Aka gatabo rero Nkunda Inama, ngira ngo nakanditse bijyanye n'insanganyamatsiko bari batanze, abana twagombaga kubandikira ibintu bumva, ibintu babasha gusoma bakumva. Ndareba ndavugana, ariko buriya umwana iyo akunda inama, iyo akunda gutega abantu amatwi, abantu bakuru bakamva ibyo bamubwira, usanga ari umwana koko uhamye, agakura ameze neza, ntabyiruke nk'amahero. Ni agatabo katari kanini, kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo tutarambira abana. Ni agatabo ko mu cyiciro cya 3 cyo gusoma, kubera ko burya no gusoma, iyo turi kwigisha abana gusoma tugira inzego. Hari umwana uba utaramenya ibihekane, icyiciro cya 3 cyo gusoma, ubwo bivuze iki ku badukurikiye? Icyiciro cya 3 nibyo nari ndi kuvuga. Hari nk'umwana, uvuga ngo umwana utaramenya ibihekane, ntabwo bivuze ko uwo mwana utamwigisha gusoma. Umwana uzi inyuguti gusa, ntabwo bivuze ko uwo mwana utamwigisha gusoma. Ubwo ibyo byiciro urabyumva. Hakaba n'ikindi cyiciro noneho, aho umwana aba yaramenye gusoma ibintu byose, ariko ugenda ushyiramo noneho n'ibyamugoraho gato, kugira ngo Iki nicyo cyiciro cya 3? Oya, cyo ntabwo ari icyiciro cya 3. Ngira ngo icyiciro cya 3 nicyo kirimo ibihekane.
aho umwana aba atangiye gusoma amagambo arimo ibihekane urumva nayo aba yiyongera. igikurikirana icy'abana bangana n'abahurugane bahurugane bo ntekereza ko kiri hejuru kuko niyo wandika utangira kuzimiza kuko yavuze ngo rugana ntabwo akiri umwana urumva iyo wandikira bahurugabo ushyiramo n'imizimizo iki byose kugira ngo ube wakabasha kwagura uburyo bw'imitekerereze yabo. Nkunda inama rero nari nayanditse mu buryo bw'umuvugo aho nageraga ni nkunda inama zime kenshi, nkunda inama zitwa nziza zimwe zijyana n'imico myiza, nkunda inama zinyigisha nzumva bwangu ngashisha numva kuko zimpesha umugisha iteka. Umwana mwiza akunda inama byarusha agakunda Imana ikamusanga aho ari hose ahora atuje atavuga byinshi abera abandi urugero rwiza umubonye ati yarezwe neza. Inama nziza ziyobora umwana zikamutoza kugira ubwenge agahora yitwa kaza ubwenge. Ngerega buriya isuku igira isoko si y'ibirenge noga iteka si y'umubiri ndimo mbabwira. Ndavuga inama z'ubuzima bw'ejo, inama zivuga ubuzima bwiza ngo tube abazima ingingo zose. Mubyeyi nawe murezi wanjye, rungano nawe mukuru wanjye, nkeneye inama zanyu mwese. Inama nziza nzikesha mwebwe nkanazigira abantu bose mbabuza gukora ibyangwa hose. Udakunda inama yaba uwandi, utagirwa inama yaba hehe. Hino iwacu yaharangwa hoya ntahakwiye nimukumire cyangwa nsange muhe kuzanjye zimwe mbakesha kuva nkivuka. Ndashima bampuguye bakesha uwundi n'ubu mbatuye Imana itanga byose. Nuko kareshyaga ni ukuvuga ngo abagasomye nagiye nakira ubutumwa bubaturutsemo mu bigo twagiye tubijyanamo kubera ko twari turi kumwe n'umushinga w'abanyamerika witwaga Somumenye, ubwo twabaga turi kwigisha abana gusoma no gukunda gusoma ururimi rw'ikinyarwanda. Wabonaga ko abana bijyanye noneho umwihariko uri muri aka gatabo ntabwo ari inyandiko nk'izisanzwe kuko bwari mu buryo bw'umuvugo, aho umwana ashobora gufata umuvugo urabona ko ntabwo ari muremure akawufata mu mutwe. Ubwo uko awufata mu mutwe niko arushaho kumenya gusoma kuko burya umuvugo iyo uwufata muri iyo njyana yawo bijyanye n'uko akenshi injyana iba ikomeye. Umwana wawufashe aba ashobora kugaruka yasoma indi nyandiko isanzwe bikamworohera cyane. Byafashije abana ku rwego rwo hejuru. Ubwo ntekereza ko n'ibindi bitabo biraza gusohoka vuba bijyanye n'abana nabyo ntekereza ko hari uruhare runini bizagira. Hanyuma kuba rero warashyize hanze iki gitabo ubundi turacyari muri rya terambere byakugejeje ku ki nk'umwana w'umukobwa? navuga ko byamfashije ibintu byinshi kuko ibitabo biragurwa barishyura bityo bakabona amafaranga. Iki kigura angahe ubu? Ni 10,000 by'amanyarwanda. Mwarakize. Rero umwana w'umukobwa niba igitabo kimwe kigura 10,000, tuvuga urugero wenda ugurishije nk'ibitabo 50, urumva ayo mafaranga uko biri kose hari icyo agufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ibyo ubona bya buri munsi, ibikoresho ukenera ndetse n'ibyo ukemura mu byo ukora muri gahunda zawe. Ubu se bundi iki gitabo uyu mutwe wacyo mu rurimi rw'ikinyarwanda ubu twawita kivuga iki mu kinyarwanda? Twavuga ko ari munsi ya wino. Mbega ni iki kibera munsi ya wino? Munsi ya wino. Munsi ya wino rero habera ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Tubonaho amakuru menshi atandukanye ariyo nagerageje gukubira muri iki gitabo, nubwo byose utabyandika ngo birangize, ariko kuri ibyo bike nabikubiyemo. Wakubiye munsi ya wino ibiva muri wino. Hanyuma se uti ibiva muri wino, ndashaka ko usangiza abana b'abakobwa bagukurikiye urugendo rwawe. N'ubundi nicyo nari nkubajije wenda nuko kidasobanutse neza. Nyampinga ataraba umwanditsi na Nyampinga amaze kuba umwanditsi hahindutse iki?
ntaraba umwanditsi nagiraga akantu ko kwitinya kwitinya kuba kwita utanga ibitekerezo byawe mu bandi ako kanya, kuvuga uko ibintu byumva, gutera imbere kwawe, intego ufite, ibyo byose nkabigumana muri njye. Ariko aho natangiye kwandika nagize gutinyuka ko kugaragaza uko ibintu byumva, ndetse no gutanga ibitekerezo kuko ibintu byakorwa, ndetse n'uko numva ibintu bikwiye kugenda. Bityo navuga ko Nyampinga umaze kuba umwanditsi afite gutinyuka no gushira amanga muri we, ndetse no kuba yagira ibyo agerageza mu gukora. Bityo bikaba byaranamfashije cyane kugira iterambere nkanjye ku giti cyanjye, kugira ibyo nigezaho, kugira ibyo ntangira gukora, kugira abo mfasha. Wenda ngize akantu gato mbasangiza, ni uko hari umuryango mfite nyobora ufasha abantu batishoboye, tujya gusura abantu kwa muganga, tukishyura abana amashuri. mu muryango witwa Comfort Corner Rwanda Foundation, cyangwa se inguni y'ihumure tugenekereje mu Kinyarwanda. inguni y'ihumure. Yego. Ubwo mu magambo mashya abadukurikiye, kuba umwanditsi kwa Nyampinga byamufashije gushinga umuryango utegamiye kuri leta witwa inguni y'ihumure, ufasha abantu. Urumva ko mu ubwanditsi bwa Nyampinga bwabyaye umuryango ufasha abandi. Urumva iterambere rero komeza. Yego, muri uwo muryango rero niho dufasha abatishoboye, ndetse tukaba twanishyurira abana baturuka mu miryango itifashije, tukaba twabishyura amashuri nko mu mashuri abanza, bityo n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ikindi navuga ni uko nk'uko ndi kubigusobanurira, bigufasha cyangwa se byamfashije gutinyuka, kumva ko nanjye nshoboye, hari ikintu nakora, kuba uko ngana uku nabasha gusohora igitabo cyangwa se nabasha kwandika igitabo, byanyeretse ko nshoboye nanjye hari icyo nakora muri sosiyete cyangwa se. Hari abana rero b'urubyiruko badukurikiye bafite ibitabo bagwije iwabo mu nzu, bafite ibitabo bahunitse, bafite inyandiko zibuzuye umutwe. Ubundi mu magambo make, nk'uwasohoye igitabo, gusohora igitabo bica mu zihe nzira, bisaba iki, bigomba iki? Ikintu cya mbere, iyo wamaze kwandika, iyo ni intambwe ikomeye. Buriya kwandika ni ikintu kigora, ariko iyo ufite inyandiko yarangiye, ibyo biba byoroshye. Utangira gushaka abandi babisobanukiwe kurushaho, bagufasha mu byo twita kweditinga, kugira ngo gukosora, kugira ngo babashe kugira inyandiko zawe zibe nziza kurushaho. Iyo ibyo byamaze gukorwa, utangira gushaka uko igitabo cyawe kizaba kimeze, ese igifuniko kizamera gute, hagomba gusa gute, hanyuma ugashaka ibyo twita publishing house, cyangwa se ibigufasha kugira ngo izagufasha kubisohora cyangwa se kubicapa, niba ariko twabyita, hanyuma bakabigufasha kigasohoka mu buryo bw'ubushobozi. Rero ibyo bintu byose ntabwo hari, nibaza ko hari aho ugenda ugaseka bakabikora. Bigomba iki kugira ngo nibura umwana w'umunyarwanda w'urubyiruko uri kudukurikira none aha ngaha, kugira ngo nibura asohora igitabo byamusaba amafaranga angahe ugereranyije? Igitabo kimwe gishobora kugutwara nk'ibihumbi twabyita gute, nk'ibihumbi $180 kikaba cyasohotse y'amanyarwanda. Yego. Ari kimwe. Ariko ntabwo tuvuze ngo buri kimwe kiratwara $180. Oya, ubwo mbishyize hamwe, wishyuye abagukosoreye n'iki. Ariko ubundi kuba wasohora igitabo kimwe ntabwo bifata amafaranga yose. Iyo cyamaze gutunganywa neza, bamaze gukosora, uwo ugiye kukitwara kugira ngo abashe kugisohora, byo ntabwo bisaba amafaranga menshi. Ku bihumbi wenda 6 bishobora gukunda kugira ngo ubashe kubona igitabo gutya, igitabo kimwe. Ibihumbi 6 byakunda kuba wakibona. Hanyuma noneho ayo yandi, ikintu kigorana no gukosora, kwishyura abagukosorera ibitabo. Yego. Ubwo rero niba wari ufite inzozi zo kuzaba umwanditsi, niba wari ufite inzozi zo gusohora igitabo, urumva ko ntabwo bihenze ku rwego
abantu babitekerezaga. Bene Imana rero twamaze kubona ruguru ko kuba umwanditsi biragoye, kwandika umuco ntabwo abanyafurika tuwufite muri rusange, kandi n'ubundi u Rwanda turi muri Afurika. Hanyuma rero inzego zifite ubwanditsi mu nshingano zikora iki? Inzego zifite ubwanditsi mu nshingano, ikintu mbona kibanze zishobora gukora mbere na mbere ni ukumenya abanditsi dufite abo ari bo, ni bande, ese hari ubumenyi basabwa bijyanye n'ibyo bandika, ese kuri ubwo bumenyi basabwa izo nzego twabafasha iki nk'izo nzego. Hanyuma bamara kubona ko ari bakeya, bamara kubona ko ari bakeya bagashyiraho noneho urubuga rw'abandi bantu, rw'abo banditsi bari aho ngaho batazwi ariko bafite ibintu bishobora kumenyekana bikagirira rubanda nyamwinshi akamaro. Muri ubwo buryo rero bashobora gukoresha amarushanwa asanzwe ahari, ariko ni make ugereranyije n'ayo dukeneye, kuko hari abanditsi bakizitiwe n'uburyo bashobora kugaragazamo izo nyandiko zabo. Nk'ibyo Nyampinga yavugaga, ayo mafaranga ku mwana w'urubyiruko w'umwanditsi biragoye kuba yayabona imbumbe ngo asohore icyo gitabo azakereke rubanda, ni ibintu bigoye cyane. Nimba izo nzego rero hari uburyo zishobora gufashamo abo bantu, twarakubonye uri umwanditsi, bakakubwira bati noneho kugira ngo inyandiko zawe zijye hanze, reka tugufashe wenda se nimba ari ibyo 180 tubigusohora icyo gitabo ukizane tugihe rubanda, kuko tubona ko ari ibintu bizabagirira akamaro. Ntekereza ko iyo ni intambwe itaragerwaho ku rwego rwo hejuru. Bikaba ari na kimwe umuntu w'umwanditsi ashobora gusaba, kugira ngo harebwe abo banditsi bashobora kuba batagaragara, bafashwe banoroherezwe, ibyo bitekerezo byabo bizima kandi by'ingenzi bigere muri rubanda, mbega babakuriraho imbogamizi zimwe na zimwe. Hanyuma Nyampinga, wowe n'iki wasaba inzego za leta cyangwa se ikigo icyo ari cyo cyose gifite ubwanditsi mu nshingano? Icyo nasaba ni uko hajya hakorwa twabyita amamurikagurisha nka kuno abanditsi dufite, abanditsi benshi mu Rwanda bafite ibitabo ariko bikaba bitazwi, hakaba habaho nk'ayo mamurikagurisha yo kugaragaza ibihangano bijyanye n'ubwanditsi, ibitabo cyane cyane byanditswe n'abanyarwanda bwite, akaba ari byo byiganzamo, bityo bikaba byabasha kugaragara ku isoko yaba iryo mu Rwanda ndetse no ku isoko mpuzamahanga, kugira ngo natwe tubashe kugera kure. N'ubundi rero mu ngingo twariho y'uruhare rw'ubwanditsi mu iterambere, kugira ngo igihugu gitere imbere gikenera abenge, gikenera abantu b'abanyabwenge, gikenera abantu bazi ubwenge. Igihugu rero nawe bahaye ibi byose kugira ngo ubishyire mu nshingano. Igihugu ku gitekerezo cyanjye gikeneye nibura amarushanwa y'ubwanditsi. Izo zandika Rwanda zaje rimwe, ntawamenya aho byagiye. Ubwo rero urumva niba harabayeho Andika Rwanda ikazamura umwana nk'uriya nka Benimana akaba ageze ku rwego nkuru, ese bibaye ari ibintu bihora biba, si umusaruro mwiza ku gihugu ko igihugu cyabona abandi bana nk'abanditsi benshi. Igikenewe cy'ibanze, hakenewe amarushanwa y'ubwanditsi. Icya kabiri, hakenewe uburyo ki abanditsi bafashwa mu gushyira hanze ibitabo byabo, kandi bakanoroherezwa mu buryo bumwe na bumwe. Ntago abana bose bazabona amafaranga yo kwishyura publishing house cyangwa babasohorera ibitabo. Ushobora no gusanga babifuzamo. Leta mushyireho ikigo gishinzwe gusohora ibitabo cyanyu bwite, murebe abana batoya bafite inyandiko, muzibasohorere nta kindi kiguzi. Kuko kuvuga ngo nzajya kureba publishing house, hari igihe ushyira umuntu ngo agukosorere igitabo ahubwo akakica, sibyo? Nk'ubu njye ndi umwanditsi, ariko biragoye, ni imyumvire yanjye mibi kunkosora. Icyo wankosora burya wenda ni amakosa y'imyandikire,
gusa ariko igitekerezo oya iyo ugihinduye twahita tunashwana ngo ahangaha ngo ibintu ibyo nashaka kuvuga nyine niyo mpamvu nacyanditse n'ibyaha nushyiramo ibitekerezo byawe ntago kiza kuba kikiri icyanjye hanyuma rero kugira ngo utararengaho kuri icyo wari uvuze cyo kugira ngo leta ibe yashyiraho ayo mazu nyine urugero nkanjye iki gitabo nagisohoye mu bufashwa mfashijwe na REB baramfasha kirasohoka gisakara mu bana kibagirira akamaro ntekereza ko ari uwo mujyi wabivugagamo ariko aho ubwo iyo mishinga ihagarariye ibyo bintu ntibishobora kongera kubaho byari ngombwa rero ko bikomeza si byo se ni ukuvuga ngo ubwo bufasha bukabyara abandi bene imana barenze umwe babanditse hanyuma rero ndagira ngo mu munota umwe buri wese iyi ngingo turayiretse tugiye kwinjira mu cyiciro kuko televiziyo yacu ni iy'urubyiruko igira icyo bita fresh and fun niko kandi tugiye kujyamo ndababaza ibibazo buri wese bibiri ukinanirwa uraririmba yego umuntu uri butsindwe icyo kibazo tutitaye ku ijwi rye uradushakira indirimbo ya gakondo mu masegonda 30 uhita uririmbira nugitsinda ni byiza yego hanyuma ni iki kikuri ku mutima rero nk'umwanditsi nawe uravuga iki kuri ku mutima mu munota umwe hanyuma duhite tujya muri fresh and fun icya mbere ni ugushimira ku bw'akanya muba mwaduhaye kigaragaza ko mwadutekerejeho nabyo ni inkunga ikomeye igaragaza ko umuntu aba yabonye ko hari icyo wakoze akanifuza ko hari n'abandi bakibona nicyo navuga ni ugushimira ikindi ibi bitabo rwose babigure bamenye ibiri munsi ya wino ni ibiki barushaho gusobanukirwa munsi ya wino urakoze hanyuma bene imana nanjye ikintu kindi ku mutima mbere na mbere ku mutima wanjye haba hariho abanditsi muri rusange kuko burya nk'uko wigeze kubivuga umuntu wese ushobora kwandika igitabo ibitekerezo bikaba mu mutwe bikajya mu nyandiko akagishyira hariya aba ari umuntu ukomeye cyane ariko burya hakongera hakazaho abantu batagira umuco wo gusoma ibintu byose dushaka ibintu byose twifuza byose biri mu bitabo ni ukuvuga ngo nta gitabo ushobora guhiga ngo kibure yaba igitabo kijyanye n'iki yaba igitabo kijyanye n'ibingibi ibyo bitabo byose birahari ni ukuvuga ngo ushobora kuba udakunda ibintu runaka ariko ufite ibindi ukunda ni ngombwa kubaza ukavuga uti ese nabona igitabo kijyanye n'ibingibi ukagisoma mbega abantu rubanda twishakemo umuco wo gusoma nyine ukure muri twebwe kubera ko nibwo buryo bwonyine dushobora kujyana n'aho isi iri kujya n'aho igihugu kiri kujya ndetse n'ibyo rubanda batwifuzamo mu buryo urumva dukeneye abantu bagutse mu bitekerezo bazana ibitekerezo bizima ibitekerezo nta handi byava usibye mu bitabo umuntu udakunda gusoma ntekereza ko nta ubuzima abayemo se n'ubuhe ntabwo ubwo icyo nicyo kindi ku mutima mureke dusome ibitabo dusome inyandiko biradufasha cyane yego hanyuma rero wowe mutekereza mwitegura kuririmba kuko birasa ku ibi bibazo nimubishobora nibyo ariko ubwo mu mutwe wanyu mwe mushaka indirimbo ntitwita ngo mufite ijwi ryiza ubwo biragaragara ko turahera mpere kurinde ariko ntekereza ko Colombe ntabwo yabura ijwi ryiza nawe ntabwo uribura reka ntabwo turi mu bw'ijwi ryiza njye niyo nakorora wari butsinde byajyana n'uko nsa ariko se Colombe ananiwe kuririmba umugani ubu Colombe yabura ijwi ryiza hanyuma Colombe iyo bavuze ngo ijambo icyotero icyotero ni iki ndabona ngiye kuririmba icya kabiri iyo umuntu akozemo kimwe ntabwo aririmba biba ari bibiri ni ryari rero bavuga ngo inyana zisubiye iswa inyana zisubiye iswa biri mu byiciro by'uburyo abanyarwanda babaraga igihe inyana rero zisubiye iswa aba ari sangara aba ari nimugoroba nimugoroba y'abanyarwanda igabanyijemo igihe kinini
saa 11. ririmba. Nyampinga araririmba ariko ubwo nizeye ko ibibazo Ririmba bitaraza Nyampinga. guhinduka kuko indirimbo iyo ari yo yose Ariko ijyanye n'umuco nyarwanda cyangwa karahanyuze. kuniyera Araririmbye. Hanyuma twagiye kuri Benimana. Iyi ni Nyampinga mu rurimi wavuze ko ari rw'icyongereza umwana tuba refresh and fun, biba bishyashya kandi bikaba bishimishije nyuma y'uko ananiwe kumenya ngo ni ryari inyana ziba zisubiswa, ananiwe no kumenya icyo ijambo icyotero bisobanura, araririmbye. Hanyuma aririmbye nabi koko. Hanyuma twagiye kuri Benimana rero. Ni ryari bavuga ngo umuseke w'abaryi? ntabyo nzi. Ninde mugabekazi w'ingoma ya Rwabugiri? Kanjogera. ntabyo nzi. Ririmba ariko buriya natekerezaga ko ibibazo Colombe yananiwe ari byo nari gusubiza. niyo mpamvu afite ibye nawe ufite ibyawe. Indirimbo ya gakondo, nguyu w'Imana yahaye ubutware, nguyu w'Imana yahaye ubumanzi, ngo ijya kumurema yari yarayimurota, ngo ijya kumurema yamutatse imutanaga, ngo ijya kumurema yamutana zinoza Benimana. Urumva rero niba basanzwe abantu bitwaza kutamenya ibi bintu hanyuma bakaririmba nka kuriya. ubwo impamvu nongeyeho Benimana nshobora kuba nari gutekereza ko Nyampinga ari uri kwiyumva kandi ibibazo yabyishe n'indirimbo yayishe. Yashinyaguriye n'umurambo. ntabwo naburana pe. Hanyuma ariko ntekereza ko ibyo twishe byari ngombwa ko dutaha tubimenye. Yego, ikintu rero biza kubasaba ko no mu minsi iri imbere ishusho turaza kubashyiriraho ikiganiro n'ubundi cya buri munsi kijyanye no gusobanukirwa byinshi ku muco w'Abanyarwanda. Yego, hanyuma rero ibi bibazo muzabimenya biciye ku mbuga nkoranyambaga z'ishusho. Ku munsi wo kuwa mbere nzashyiraho ibisubizo byose. Ese bura nta kabazo wambaza nakora? Nta na kamwe. Na Colombe nta kabazo na kamwe yakora? Birashoboka ariko biragoye. biragoranye. Mbabaza ikindi kimwe? ushaka ko nongera Noneho kuririmba nukinanirwa urarapa. Colombe urarapa. Nagusabiye akabazo kamwe kugira ngo turebe ko rwose wakivana aha. Ninde wari warashaka Karire uramuzi? ndamwumva. Karire uramwumva? Yashakanye nande? ubu ngiye kurapa koko. Ahubwo hanyuma wowe nk'umusizi ni ikihe gisigo Yuhi Mazimpaka yahimbiwe ubwo yimukiraga ku ishuri rya Kamonyi? ntekereza ko bavuze ko ibijyanye n'ijuru rya Kamonyi byose uzabigarukaho uko iminsi izagenda iza. Ntekereza ko icyo gisigo cyitwa ngo umunsi yatanye ajya ruguru. Urumva rero biracyabasaba ibyo gusoma biracyari byinshi. Igihe rero cyagiye munyemere mbashimire cyane ko mwitabiriye ubutumire bw'intango. Ubwo kandi muzagaruke musore n'ibitabo byinshi, nanjye nkunda gusoma. Ubwo umunsi nabonye udufaranga nzaza mpanyure. Ubwo ni ukuvuga ngo ibitabo bya Colombe na Benimana mu maguriro yose y'ibitabo mushobora kubisangayo, ndetse no kuri za interineti ubwo mushobora gushakamo
urwa Colombe Nyampinga kera tukiri abana yitwaga Mukeshimana ahita abihindura ariko nta kundi munyemere rero mbashimire cyane mwese mwabanye n'ishusho mwe mwese mwakurikiye ikiganiro intango mbabwire ko rero tuzasubira ku gatandatu cyumweru gitaha ariko kandi ndabwira ko iki kiganiro gisubiraho ku ishusho yaba utakibonye ushobora kugikurikira ku munsi wo cyumweru ejo kubera ko saa no ku munsi wa gatatu bizagenda gukomeza gusubiraho kugira ngo mukibone ndetse mushobora no kujya kuri YouTube ni chaîne nshya twafunguye Ishusho TV umuco ibintu byose byabereye mu ntango bifite aho bihuriye n'umuco byose turi kubategurira byose bica kuri izo chaîne ushobora kudukurikira hose rero ku mbuga nkoranyambaga Ishusho TV official ukabana natwe ndagira ngo ngushimire cyane rero wakoze gufata umwanya wawe kwicara imbere y'isakaza amashusho yawe ubwo rero ugira imana n'u Rwanda urambe mu nka no mu ngabo muramukirwa